yarahagaze hamwe akomeje kureba mu cyerekezo umukobwa anyuzemo. Abantu bari kwibaza aho baba baziranye. Umwe mu bantu bari mu isoko aramubajije ati urinde wa musore we. Umusore nawe ati nshaka kuvugana na mama Christella wenyine. Mama Christella tushaka ko tuvugana iki? Umukobwa wanjye akubonye akiruka. Ese ubundi uri iki? Ushinzwe iki? Nanjye ushaka kumfunga? Yari yahangayitse. Mu mutwe harimo ishusho y'ukuntu umusore akinjira mu isoko, umukobwa wa Christella bacuruzanyaga imbuto amubonye akamwitegereza cyane. Yabonaga ko umukobwa wahindutse, agira ngo wenda ni bimwe byo kubona umukiriya agashaka kumurembuza ngo abari wagurira. Yamwitegereje neza, umusore nawe agendaga naho ari. Mama Christella arishima avuga ati umukobwa wanjye areba abantu baba baje kugura imbuto bagakatira hano, none dore nuri yaraje. Ariko byatangiye kumutera amatsiko, yibaza ikiri kuba mu gihe bose batangiye kurebana. Uwo musore agakomeza kumureba mu maso. Yiboneye ukuntu umukobwa abizi icyuya, akagira ubwoba bwinshi, yashaka kumubaza icyo abaye, ahubwo akamusunika amutunguye, akagaragurika hasi undi yarenze mu bandi bacuruzi bo ku ruhande rwo hepfo. Yifuzaga kumenya ikijya mbere hagati y'umukobwa n'uwo musore, kandi akifuza ko abamwiritse inyuma bashaka ko ababwira icyo abaye gitumye yiruka, bamureka ntibamufate. Uwo musore akabanza kumusobanurira ikintu gitumye umukobwa amubona akajya guca umutima. Abantu bari babuzuye babashungereye bashaka kumva icyo umusore asubiza. Bamwe bari batinye kuko ukuntu yari yambaye neza, bakekaga ko ashobora kuba ari umuyobozi. Yari yambaye ipantaro y'itise nziza imubereye, yatebeje agashati k'umweru k'amaboko maremare, afite rinete nziza mu bifungo by'ishati hejuru, afite n'agakapu keza yaraje gutwaramo imbuto. Abari bamubonye mu modoka bo barongoreranaga bati uyu ni umuyobozi cyangwa akaba ari umupolisi wambaye civile. Ibaze nawe umuntu ukiri muto ugenda mu modoka nziza kuriye, wenda si y'abapolisi ariko nubwo asa neza ari umusirimu, biragaragara ko akiri muto cyane. Imodoka nk'iriya ntiyayigondera. Abagabo bo hirya b'abakire bo basiganaga ku giciro cyayo, bavuga bati oya ntibishoboka ko iriya modoka yaba iri munsi ya miliyoni 20, kandi nazo zaba ari nkeya. Uriya musore ntiyaba yarayiguriye. Wasanga ari kumwe abana baba bafite amapirime, umukire akabizera akabatiza imodoka yabo. Abandi bati bwo se ufite umukire ugutiza imodoka nk'iriya waba woroheje? Ikindi umusore uko asa birahamya ko imodoka ari iye, ahubwo ashinzwe iki buriya? Kandi se n'iki giteye uriya mukobwa kumubona akiruka? Abantu bose bari bakomeje guhorora. Isoko ryasaga n'irihagaze rijemo imvururu. Uretse abacuruzi bakomezaga guhagarara ku bicuruzwa byabo ngo hatagira umuntu uza kubiba, abandi bose bakomezaga kuza ngo barebe uwo musore umukobwa abonye akiruka. Byari byakomeje kubagora kwiyumvisha ukuntu umusore mwiza nk'uwo musirimu urenze kuba babonaga hafi aho bose yaba aziranye na Christella ucuruza imbuto mu isoko. Bari bakomeje kugira amatsiko yo kumenya aho bahuriye, impamvu Christella amubonye akiruka n'ikirakurikiraho nahura n'uwo musore batari bakamenya izina. Prime yabonye ko akwiriye kugira icyo avuga kuko abantu bose bari bamuhanze ijisho bategereje ijambo rye. Yegereye uwo mugore aramwongorera aramubwira ati mperukana na Christella kera, imyaka irenga 2 irashize. Sinarinze ahantu aherereye aho ariho. Nifuzaga kumubona, ngize amahirwe musanga muri iri soko, none arampunze. Nta kintu kibi kiri hagati yacu. Nanjye mfite amatsiko nkamwe mwese yo kumenya impamvu ambonye akiruka. Yaramubajije ati none se uruwahe witwa nde? Prime yaramwibwiye ati sinzi uko abantu badushungereye bava hano, ariko niba bishoboka fasha nongere kuvugana na Christella. Umugore ati wagiye se ahubwo ukava muri iri soko niba koko nta kindi umushakaho? Nugenda n'abandi baragenda. Genda nkomeze nicururize, uri gutuma abakiriya batagura. Yanze kugenda no kugira icyo amusubiza, ahagarara iruhande rwe araceceka. Abantu bakomeje kwibaza icyo ashaka kuri Christella birabacanga. Umugore yabonye ko yanze kugenda, atangira kubwira abari bamushungera ati mwasubiye mu mirimo yanyu mukareka gutera icyugaze hano, muve hejuru y'imbuto zanjye. Bamwe baramwumvise batangira kwigendera, abandi bo barahaguma. Nta cyabo cyapfaga, nta mirimo barimo, bifuzaga kubona nibura umusore ahuye na Christella. Hashize nk'isaha yose abantu batangira kwisubirira mu mirimo yabo, isoko risubira nka mbere, uretse ko benshi nta kindi kiganiro bari bafite, kandi bari barekerereje ku byo Christella aje bahita basubira kureba. Mu kwiruka Christella akomeje kumanuka arenga mu isoko, abari bamwirutse inyuma bacika intege. N'ubundi ntibashakaga kumufata ngo bamushyire uwo musore, ahubwo bifuzaga kumenya ikijya mbere. Bamugeze aho yarahagaze bamubaza uko bimeze yanga kubabwira. Bari basize ibicuruzwa byabo, abandi baje kwihahira basubira inyuma bamusigaho wenyine. Yakomeje kumanuka atambika hirya ahantu hari umukingo, yitsa imitima kenshi arirohotsa, atangira kwibuka uko yacitse mu gipangu yakoragamo kwa Vincent aho yahuriye na Prime. Yarabizi neza ko Prime ari umwana mwiza, ariko ibyo yari yaragiye akoze byatumaga yumva ko atamurebera izuba mu gihe yabamufashe. Yakomeje guhagarara areba ku isaha avuga ati ntashira isaha n'igihe caraba yagiye. Isoko ryasubiye ku murongo. Yaragumye atazi ko na Prime yemeje kuhava ari ukagarutse. Mu isoko abantu bose bari basubiye mu byabo, Prime yatangiye kuganira na mama Christella. Yaramubajije ati mutuye hafi hasi? Nawe ati sinagusubiza icyo kibazo, ntazi ikintu nyamukuru cyatumye umwana wanjye guhunga. Prime ati ntacyo, reka mutegereze nagaruka aransanga hano. Undi ataragaruka se kandi ugihagaze hano? Ntabwo bishoboka rwose. Yaramubwiye ati ngiye kuguha amafaranga, umumpamagarire mvugane nawe kuri telefone cyangwa unyihere nimero ye. Umugore ati oya sinayiguha kandi sinamuhamagara. Umwana wanjye niwe mfite gusa, sinakwemera kumuhemukira ngo nukubera utwo dufaranga twawe. Prime ati none se nkora iki ko ntaravano tutavuganye? Yanze kumusubiza aramwihorera, yanga kongera kumuvugisha.
Abakiriya bazaga ari benshi, cyane cyane ababaga bumvise ko uwo musore umuhagaze iruhande yinjiye mu isoko umukobwa w'agahunga. Babaga bashaka no kumwirebera mu maso. Bamwe batinyagamo ntibiyumvishe ko yaba ari umuntu usanzwe. Imbuto zasaga naho zigiye gushira, umugore atangira kwisetsa avuga ati ubu se ko zigiye gushira nkigendera, urasigara hano umutegereje, murahurira he? Prime yari yibagiye ko yaje kugura imbuto. Yarakomeje guhagarara hamwe yizeye ko byanga bikunda Christelle aragaruka. Yamuherukaga akiyogoshesha ordinaire atarasukisha. Uduherena two twari twatundi twa 500 bimufashije kwambara. Yagaruye ubwenge ku murongo yumva yakabije. Yasezeye kuri mama Christelle ati ndagiye, nibishoboka umunsi uhorize umubwire ko nari mukumbuye cyane kandi ko nababajwe no kumubona kamponga. Mama tukumbura umuntu se yakubona kiruka. Prime atazi byinshi niwe uzi impamvu yirutse. Nge nari nje kugura imbuto, sinari niteze ko mubona muri iri soko. Namushakiye ahantu hashoboka sinamubona. Nibwiraga ko ari umugisha kongera guhura nawe, ariko bifashe nk'ikibazo. Nakoreka ngende nta kundi nagira. Ubanza koko ngumye hano ashobora no kutagaruka. Ababaye n'agakapa karimo ubusa yasubiye inyuma, bamwe mu bantu bamuhanga amaso. Yinjiye mu modoka bamureba, bamwe bajya kurunguruka ngo barebe ko atagera imbere agahagarara. Christelle nawe yabonye amasaha agiye gushira arabira agihagaze aho hantu, yiyemeza kugaruka. Yari yizeye neza ko Prime yagiye. Yagarutse anyura mu bantu yambaye igitambaro mu mutwe. Umuntu utari usanzwe amuzi n'ubundi ntiyari kumumenye. Yanyuze mu bacuruzi b'imbuto yubitse umutwe adashaka ko bavugana byinshi, anyura ku bacuruzaga imbuto bagenzi batavuga, bakomeza kumwitegereza. Yageze iruhande rwa mama we aramubwira tugize amahirwe ubu musanze hano. Ararambiwe aragenda, nta minota 2 ishize agiye. Ariko se umusore mwiza kuriya ko nabonye ari n'umusirimu agira n'ikinyabupfura, nuwa hehe muziranye hehe? Bamwe mu bantu bari bakomeje gucungacunga bagurutse kubakikiza, bababaza haziranye n'uwo musore, yanga kugira icyo abasubiza. Yari afite ubwo babwira mama ati imbuto zisigaye ni nkeya tuzimushyire. Iyo santere yari yarateye imbere cyane, irimo isoko risa naho rirema buri munsi, ariko ku wa gatatu no ku wa gatandatu nibwo byari bizwi ko rirema bya nyabyo. Christelle na mama we bazanaga imbuto muri iyo minsi kuko aribwo habaga n'abakiriya benshi. Iyo izo bazanye zabaga zidashize kandi amasaha yo gutaha ageze, bazisigiraga umugore wacururizaga muri iyo santere ari nahatuye, akaba zicuruza mu yindi minsi, inyungu ikabiye bakazabasubiza yo baziranguyeho. Barazimuhaye nawe banga kumubwira byinshi, batega amagare barataha. Nubwo bazaga kuhacururiza ntibari batuye hafi aho, babaga baturutse kure cyane. Prime wibwiye ko bahaza buri munsi agenda avuga ati mfa kuba nahabonye. Ejo ndemera ntege moto magire nambaye ingofero mu mutwe, nayimanuye isa naho yahishe mu maso. Nizeye ko arisanga amuhagaze imbere maze nkareba ko yongera kwiruka. Yageze mu rugo aryama ataryamye, ibyiyumvo yigeze kugira Christelle byarongeye birazamuka byikuba nka kabiri. Yifuzaga kumukuraho nibura kongera kumuha umwanya akamwisanzuraho, akanamubaza niba nawe yarigeze amwiyumvamo. Yibutse ko Vincent n'umugore we abahoze ari basebuje ba Christelle bamubwiye ko icyatumye agenda ari uko yabanje kubiba. Amafaranga yabibye ntibigeze bamubwira umubare. Yaribajije ati yaba yatinye ko ngiye kumwishyuza se, cyangwa koko yarayibye ikaba ariyo mpamvu yirutse. Yarasobanukiye neza icyatumye amuhunga. Iryo joro yahamagaye Vincent aramubaza ati Vincent, Christelle yagiye abibye amafaranga angahe? Vincent ati sinibuka, madamu niwe ubizi. Arakaye cyane atari ko wa mugabo we, wowe ibintu byose ntabyo ubuze. Kuki buri gihe nkubaje kuri Christelle unyohereza kuri madamu wawe? Vincent ati habaye iki Prime, kuvuga urakaye cyane. Nuwe ati ntarakarase, mwe mwirukanye umukozi mumubeshyira ko yabibye. Yaramusubije ati Prime ntega amatwi neza. Iwanyu naho nzi ko mama wari uzana abakozi, sibyo? Prime ati nibyo, ariko bamwirukana ari uko papa byemeye. Vincent ati njye sinjya mbyivangamo. Haje undi nawe agakosa akamwirukana sinabyivangamo. Yamukubye arakaye ati nta mugabo umurimo, gute atita ku bakozi be? Umugore wese aramuyobora. Vincent umutima waramukomanze kuko Prime yararakaye cyane. Yaramwihamagariye, Prime aramukupa ahubwo amwandikira amubwira ko nta mugabo umurimo niba atamenye ibibazo biri mu rugo rwe. Yarengeje ati niba se koko utivanga mu by'abakozi na ba nyirabuja, amugiriye nabi akamwicisha inzara akamukubita akamukomeretsa, cyangwa ukamukorera ikindi kintu kibi kubera umujinya no kudashoboka k'umugore wawe, urumva nta ngaruka byakugeraho? Umukozi aba ari nk'umwana mu rugo, rero uba ukwiriye kumwitaho. Ibaze nawe umuntu ugutekera abishaka se ntiyakuroga. Wenda Christelle tumuveho tuvuge ko muri gukoresha muri iyi minsi. Umuntu musigira umwana wanyu mukagenda mu gatuza, mwumva ari ugufata nkaho ntacyo avuze. Ariko ubwo muzi ko uburere abana banyu baba bafite ubwinshi babukura ku bakozi babarera. Ubwo butumwa bwari burebure cyane. Vincent yamaze kubusoma yongera kumuhamagara. Prime yaramwitabye ati nsubiza Vincent, kuki utita ku bintu? Ujye ukinisha abandi, ariko umukozi ugutekera akakurerera umwana umugendere kure. Ni umuntu wo gufatwa neza. Ashaka yakora kugata ubwenge, ashaka yakugaburira ibyo yaciyemo. Umwana wawe yamwigisha imico mibi. Wibwira ko umwana we yaratangiye kurera afite amezi nk'atatu, mumusigira akamushyira nyina ruko agiye kumwonsa, abishaka atamugirira nabi kandi ntimubimenye. Murumva imico bafite ari yande, si umukozi umurera. Iwacu ho barumuna banjye mama yarabafataga bakarira, umukozi yabafata bagaceceka. Nicyo cyatumaga adapfa kwirukana umukozi we ngo nuko yakoze agakosa koroheje
n'umwana wo mu rugo yibyariye agakora kandi ntamuhane. Vincent nubwo ari umugabo akaba yarumvaga ko inshingano zo kurera ntahahuriye nazo, yatekereje ko byo Prime yamubwiraga yumva bifite ishingiro. Aramubaza ati none se ko warakaye cyane habaye iki? Nawe ati nahuye na Christella mbonye arahunga. Wenda yatekereje ko ngiye kumwishyuza amafaranga yabibye, nangahe ngo nyabishyura ubundi. Vincent yarazi neza umubare wayo, ariko ukuntu Prime yari yarakaye iyo yamubwira n'ukuntu yari make cyane, noneho yari kumuhitana nubwo hari kuri telefone. Prime yaraye babaye arakaye cyane, ariko nta kindi cyo gukora yari afite. Yihaye icyizere aribwira ati hari ahantu ndahazindukira. Arahageze imbuto ze nahageze. Icyo nzi neza nuko ataramenya igihe nagereye. Vincent akomeje gutekereza ku magambo amubwiye, ahamagara umugore we aramubaza ati uyu mwana umarana nawe amasaha angahe mu maso ku munsi? Umugore ati reka numvera. Acyonka iyo nasangaga asinziriye yakangukaga nijoro afite ibitotsi, nkamuhibera akarisinziriraho akongera kumbona mbere ya 2:00, kandi akenshi yicuraga ngiye kugenda akongera kumbona bamuzaniye ngo yonke. Ubwo se si nk'amasaha 5 ra? Vincent tubamaze gukura, ubu ngubu bagize imyaka 4, none mubonana ryari? Umugore ntiyarazi icyo umugabo agamije, yibwiye ko ari ibiganiro bisanzwe. Nawe ati mu gitondo umukozi aramukarabya akamwambika iniforume akamuha icyayi n'umugati, nkamusezeraho akamujyana mu modoka imujyana ku ishuri. Si ibyo se? Nijoro ho dusanga yaryamye. Vincent yubitse umutwe ati ibintu Prime ambwiye nibyo. Umwana wacu urumva dufata te? Ubu uretse kumuha ibikoresho by'ishuri no kuba ari twe duhaha, mbese ibyo gusa hari ikindi tumumarira? Ubu ntiyikundira umukozi kuturusha? Umugore ati none se ushaka kuvuga iki? Vincent ati Prime aranyuriye ambwira ko umwana wacu afite uburere akomora ku bakozi kuruta twebwe ubwacu. Arengejeho ko abakozi bacu bashaka bamutoza imico mibi bakamugira ikigoryi, kandi koko nibyo. Umukozi wacu ashaka yanamuroga akanamuhindura inzangane tubimenye. Tubwirwa n'iki ko twebwe atadutekera ibyo yaciyemo? Nka kuriya Christella yarabizi ko azigendera. Yashoboraga gusiga duhaye nk'ubu zatwica mu minsi 5 tukazapfa nyuma yarigendeye, ariko ntabyo yakoze. Babitekerejeho babona ko buryo umukozi wo mu rugo afite agaciro gakomeye kuruta abo bakorana mu kazi, abakozi babo bo mu bindi bikorwa yewe n'abaturanyi babo. Ahubwo Vincent we yarengejeho ko mu gihe cyose baba bakibana mu nzu abarutana bene wabo. Nubwo bwose umukozi ari umuntu uza akagenda, mu gihe abakiri mu rugo ateka, bikiyongeraho ko yita no ku mwana, abarinzi ari wa muntu ahubwo ukwiriye kubaho. Niko Vincent abwiraga umugore we. Umugore we atangiye kwirakaza ati none ushaka ko tubirukana? Ninde uzajya ateka, akoza ibyombo, agakubura, agasukura inzu, akavoma, akajyana umwana ku ishuri, akajya kumucyura? Ninde? Nsubiza. Vincent ati si ibyo nshaka kuvuga. Nawe ubwo biguteye ubwoba utekereje ko twaba tudafite umukozi. Ni igihamya cy'uko afite akamaro gakomeye mu iterambere ryacu. Icyo nsaba ntuzongere kumukubita. N'ubundi dukoresha abakobwa bakuru, kandi iyo umwihanangirije utamututse cyangwa ngo umukubite nabwo arumva. Umukozi tumwubashye tukamuhemba neza ko twemeranyije, tukirinda kumukoresha nk'umucakara, nta kabuza no yadufata nk'ababyeyi, umwana wacu akamwitaho uko ashoboye nk'uwita kuwe cyangwa kuri murumuna we. Yampaye itegeko ati guhera uyu munsi ngiye kubyivangamo. Ntuzirukane umukozi utambwiye ngo nuko mwapfuye akana kariko kose. Prime aramanuye kandi ari umwana. Yigariye muri mood isanzwe ariko se kuki akomeje gushaka Christella cyane? Uzi kamwe ngo bahuye aho kumusoza akamuhunga kubera bwa bufaranga yagiye yibye. Umugore yarivumbuye atereka nigire kuryama ibyo birabareba. Yagiraga umushiha yumva ko ibyo ashaka byose bikwiriye gukorwa mu buryo bwe. Ariko Vincent byasaga naho agiye kugira ibyahindura. Umugore we yafataga n'abakozi bo mu rugo akabaha akazi kenshi agakabya. Nyuma Christella ntawe hazaga ngo amare kabiri. Umugore we yahoraga ahinduranya abakozi, ntanamubaza impamvu umwe yamwirukanye agashaka undi. Yasubije amaso inyuma yibuka ukuntu koko Christella cyaba basangaga yabyutse kare, yaturesheje mu nzu, yatetse icyayi ari guteka yihuse ngo bagende bari ibya mu gitondo, agasigarana n'umwana akajya kuvoma, akamesa, akoza ibyombo, akanura ibiri hanze, akaryama nyuma y'abandi. Asanga yari umukozi. Yaribwiye ati uyu mugore niyongera kwirakaza atya ndamwereka icyo mukorera kandi ntazongera gusuzugura abakozi na rimwe. Christella na mama we bageze mu rugo, mama aramubaza ati kuki wabonye uriya musore ukiruka? Nawe ati wibagiwe ukuntu naretse gukora akazi ko mu rugo? Mama ati ndabyibuka neza, ariko se nyine uriyahuriye he nabyo? Nawe ati harya ubwo babyita ngo ikira? Iyo abagabo bavukana umwana w'umwe muri bo aba ari iki ku wundi? Nyina ati none ushaka kuvuga ko uriya musore savukana n'uwahoze ari sobuja wawe? Christella ati yego n'uwo nguwo. Nawe ati ubwo ndumva ari nk'umwana we. Yibutse uko umukobwa we yatashye ati niba ari byo ibyo ukoze mu isoko byari bikwiriye, ikibazo nuko warunyishe. Uriya musore nubwo yigiraga umwana mwiza wasanga yari ari kumwe na Vincent mu modoka. Bari kugukoza isoni bakaba banagufungisha. Ni Imana yagukoreyemo rwose. Christella ati ariko nubwo nirutse nifuzaga kumusohoza ndetse kwihagararaho nanjye nkumbuye Prime. Mama we yikije umutima tuzahitemo rero guhonga no guhagarara bakagufunga. Wibwira ko umwana wo muri abo bakire, umusore ufite imodoka nziza kuriya wowe yagukumbura? Aho waba wibeshye rwose. Prime yabyutse ajya mu isoko muri ya santere. Yaje kuri moto yambaye umupira w'ingofero. Yahageze nka 2 abona abantu bari mu isoko ari bake, yibwira ko wenda ari uko yahageze kare cyane. Yakomeje gutegereza ntihagire igihinduka.
ntiyarazi ko hari iminsi rirema byanyabyo. Yinjiye mu iduka ryaho mu isantere asangamo umugore, nyuma yo kumusuhuza aramubaza ati Christelle uramuzi? Undi nawe ati uwuhe? Yamusobanurira ko yamubonye ku munsi wabanje, ati umukobwa wambara amaherena wanasukishije. Uwo mugore ati wa musore buri umuti w'amenyo, abakobwa nk'abo ni benshi sinamenya uri kuvuga uwo ari we. Ba Christelle nzi ni batatu bose bambara amaherena kandi barasukishije. Prima ati ntabwo wibuka umukobwa wari mu isoko ejo haza umusore akiruka? Uwo mugore ati niba ari ndamuzi, umwe ucuruza imbuto. Yabanje kumureba mu maso ati kumbe ni wowe, ubu rero uri mu iperereza? Nawe ati oya sindi mu iperereza, Christelle ni inshuti yanjye sinzi impamvu yambonye akiruka. Nakora iperereza se ntari umuyobozi ntari polisi, urumva byamarira iki? Umugore ati ahubwo se nyine bikumariye iki? Ushaka kunkuramo amagambo gusa? Waje wiyoberanyije rero uzi ngo sindakumenye. Ejo nakwitegereje neza ukuntu wateje akabuye hano mu isoko sinakwibagirwa. Yaramwinginze amubwira uko yahuye na Christelle nuko batandukanye. Uwo mugore ati niba umbwije ukuri koko nakujyana hatoye, ariko uyu munsi simpari uzaze ejo. Prima ati wamaye nimero zabo? Yabitekereje turabizi, Christelle nta telefone agira. Icyo akora nyizera kuko imbuto zibaratiyeho ninjye bazisigira ngo banzicuruza mu kabutike kanjye mu minsi waba bataje mu isoko. Urumva rero ko nziranye nabo, genda uzagaruke ejo. Nawe ati niba ari amafaranga uri gukorera ukaba uri kumbwira ko udahari kuberayo, mbwira umubare wayo uri kwinjiza nyaguhe nguhe insimbura mu byiza. Umugore ati ibyo nabyo? Ubwo yame untegere n'akagare tugende. Prima yabitekerejeho asanga nta mpamvu yo gutega moto, yemera ko batega igare. Bicaye ku magare mu minota nka 35 bagera mu cyaro ahantu hatari kaburimbo. Bakomeje kugenda isaha ishize uwo mugore wari ku igare ry'imbere arahagarara. Na Prima yaraje bishyura abanyonzi bakomeza imbere. Bamanutse hepfo y'umuhanda bagera ahantu hubatse inzu isakaje amabati y'ibikura ku ruhande rumwe, ahandi hasakaje amategura. Hari n'agakoni gato kariho udutegura duke ku ruhande, ahandi barashyizeho ibyatsi. Hari uruzitiro rw'ibikori rukomeye, hariho n'urugi rwo mu ibati ry'igikura. Uwo mugore yarasanzwe ahaza ariko basanzeho ingufuri. Intama n'ihene zari mu mboga zarabumvise zitangira kuvuga, naho gukomeza guhagarara ku muryango. Abantu banyuragaho barabasuhuzaga, uwo mugore akababaza niba batazi aho bagiye, nabo bakababwira ko bazindutse bakarenza urugero kandi ari mu masaha abantu baba bari mu mirima bahinga. Kubera ko Prima yari yamwishyuye yaramubwiye ati dukomeze tubategereze saa 7 ziragera baje. Bahagaze aho ku muryango, umugore ageze aharuha guhagarara aca utwatsi yicaraho, Prima nawe arushyarambura agatambara amwicara iruhande. Kubw'amahirwe nka saa 6 Christelle na mama we baje bikoreye imitwaro. We yari yikoreye ibijumba mu mufuka harimo n'ibyatsi byizo ntama n'ihene, mama we yikoreye umutwaro w'imigozi. Bageze mu muhanda bamanuka hepfo batambika bagana mu rugo. Bagihinguka Christelle abona Prima yicaye hasi yicaranye na wa mugore basigiraga imbuto mu isoko. Nabo baramubonye agira ubwoba tura hasi ibyo yari yikoreye. Nyina utararebaga imbere neza yoberwa ibibaye, Prima atangira gusakuza ati Christelle babarira w'impunga nanone. Mama yakomeje imbere we yanga kwiruka atora umutwaro w'imigozi, yanga no kubasuhuza abanza kubitegereza. Prima yarakomeje kwitegereza Christelle wari uhagaze hirya ashaka kwiruka. Yapfukamye hasi ati mbabarira nibura unsuhuze umvugishe gusa ndahita nsubirayo. Yari afite ubwoba. Prima amubonye arahaguruka, Christelle amureba mu maso amarangamutima aramufata, yirengagiza ko avuye gukura ibijumba ahita zaramuhobera. Mama we n'uwo mugore barabarangariye ariko abaza uwo mugore ukuntu yatinyutse kuhamuzana. Nawe ati yaje arantakambira ambwira ko nta kiba bifuriza amana amafaranga menshi, ndavuga ntubundi wamuzana. Sindeba se bari bakumburanye na Christelle burya bayijejesha. Bakomeje guhoberana, Christelle ageze atangira kurira ati kuki ukomeje kumpiga ushaka kungenza ute? Mama we yabonye bitoroshye akingura umuryango yinjirana n'uwo mugore mu rugo, agaruka inyuma afata umufuka Christelle yari yikoreye akuramo ubwatsi agaburira amatungo ye. Yasohoye agatebo uwo mugore yicaraho gato baganira ari kuronga ibijumba. Uwo mugore yahise amusezera ati reka mbe ngiye gucuruza tuzaganira ubutaha. Undi nawe ati waretse se tugateka? Yarabyanze arasohoka. Yageze kuri mbabona Christelle na Prima banze kurekurana abaca agenda atanabasezeye. Prima yabuze icyo abwira Christelle mu gihe yari akimuhobeye, amureba mu maso amufata ibiganza. Christelle ati kuki waje kundeba ejo n'uyu munsi ukaba ugarutse? Prima ati nari ngukumbuye, ni Imana yatumye nongera kukubona, nari ntazi ko nkubona none Imana irabikoze ndakubonye. Christelle amusabye kumujyana mu rugo amwinjiza mu nzu amwicaza ku gatebe k'akabaho karaho. Yishimyemo ariko agira n'udusoni kubera ko mu nzu hasaga nabi basize badakuboye. Bari bazindutse kare cyane bituma batita ku by'amasuku. Prima ntiyarabyitayeho, amaso yari yanze kuyamukuraho. Yaramubwiye ati naguherukaga wiyogoshesha ordinaire ukiri muto none wabaye mukuru ba mwiza usukisha imisatsi. Ya maherena wari wambaye jari he? Christelle ati warayabonye se buriya? Yarisetse na Prima araseka ati ubundi watekerezaga iki? Christelle ati ntabwo uzi ubwoba nagize nkikubona. Nagize ngo inyuma yawe hari Vincent n'umugore we. Yahinduye ikiganiro ati ariko uretse ko akeye cyane uracyari wa wundi. Naho njye naracupiye nturi gupfa kumenya. Prima ati sibyo byatumye mbanza kukuyoberwa kandi ntongere kuvuga ko wacupiye, ahubwo nibwo wabaye mwiza. Icyatumye nahita nkumenya nuko wari wambaye amaherena maremare kandi wari ku imisatsi. Ntibari bitaye kuri mama wa Christelle wari mu byo guteka.
ahubwo Prime yatangiye kumwibariza icyatumye mubona akiruka. Christelle ati mbabarira kandi nabo uzababwire bambabarire kuko izera nkizera ko numbona birarangiriraho kandi narasize mbibye nukuri byarangoye. Prime ati nibyo se koko waribye? Nawe ati yego ariko mbabarire kandi nabo uzabansabira imbabazi. Prime ati mbwira byagenze bite? Yaramusubije turibuka ko nahembwaga 5,000 gusa ariko ayo mafaranga 5,000 ntacyo yarantwaye. Imibare yanjye nabonaga izavamo nkazaba kwa Vincent ameze neza. Akantu nangaga nukuntu bakundaga kunkata rimwe na rimwe ngahembwa 5 cyangwa 2. Ibyo byatumaga rero mbona imipango yanjye iri gupfa. Icyambabazaga kurushaho nuko hari ubwo bankataga kuko amavuta yashize vuba cyangwa wenda nibagira isabune mu mazi. Hari nubwo narwaraga iminsi 2 banzanira ukumfasha nabwo bakazankata yo bamuhembye. Cyagihe niba ubyibuka bamaye 1,000 nguramo amaherena n'imiti. Prime yarabyibutse araseka muca mu ijambo amubaza niba gifite twa duherena. Christelle ati naratujugunye nigurira ndi ariko nayo nyambara ngiye gucuruza. Yakomeje kumubwira uko yahavuye atukigenda nakomeje akazi nk'ibisanzwe. Mu kuva kuvoma kuri wa mugizo mu kabande naguye hasi jerekani ngo mu mugongo. Nakubeshye inyuma njye ataba abakobwa bari bagiye kuvoma ngo banyegure. Nari no gupfa. Narahagiye ndazengerera umwe atwara jerekani undi aransindagiza njyana mu rugo meze nabi. Prime ati ko batakujyanye kwa muganga se? Nawe ati numvaga mu minota mike ndongera nkamera neza ngasubira kuvoma n'indi mirimo nkayikora. Abakobwa bamaze kugenda nkinga ku irembo mba ndyamye ngo numve ko hari cyahinduka. Narasinziriye ibyumve gukanguka biranga. Nicujwe n'iki zamabuja ambaza ukuntu niryamiye sinjye kuzana umwana sinoze ibyombo simese imyenda. Nanjye sinarinzi ko bwije bigezaho kandi cyatumye ngo hasi ubanza ari ukubera ko iryo joro nari naryamye saa 6. Prime ati ubwo waryamye saa 6 ubyuka sangahe? Nawe atari umukobwa wari wabasuye uwo munsi nibwo yagombaga gutaha. Rero nabyutse saa 9 ngagenda ariye. Nuko mvuye kuvoma nikore n'ijerekani ngira ikizengerera birangira nguye hasi. Kubera umunaniro rero naryamye nzi ko nza gukanguka vuba ngakomeza imirimo nicura ari uko mabuje hageze. Sinari nagiye gufata umwana nicyo cyamurakaje cyane. Ntiyamaye n'umwanya wo kwisobanura. Yavuze ko ubwo nihaye kumusuzugura nkaryama nkaho ndi mu rwanjye. Uburibwe bwari bwagabanutse naruhutse bihagije. Yashatse abantu bo kuvoma amazi iryo joro ahamagara nawe mukecuru amfasha koza ibyombo imyenda y'irara itameshe. Naratetse iryo joro baranabundaza. Bosi na Convince reka muvuge mu izina sinyimukorera. Niwe wagize impuakambaza uko byagenze nabwo mu gitondo ariko narabimubwiye ntiyagira icyo bivugaho yigira mu kazi. Mbere yuko mabuje agenda namubwiye ko umugongo uri kundya kubera kugwa hasi ati wamaze. Niba warwaye mbwira mpamagare wa mukecuru agufashe nanone n'amazi ndayakuvomera. Nanjye ntiwabukoze rwose meze nabi cyane. Yansigiye umwana ahamagara wa mukecuru nawe agombaga kuvoma amazi. Ibyo byarabaye ukwezi kugiye kurangira ukuntu yambwiye. Prime ati yakubwiye ngo iki? Nawe ati yarambwiye amafaranga yose yishyuye abavomye amazi hamwe na wa mugore ngo yanjye yashizemo. Naringinze mubwira ko nyakeneye ati nari naguhaye 1,000 nari ngusigayemo 4. Abavomye amazi nabishyuye 2,000 wa mukecuru nawe muha ibindi 2,000 byari bisigaye. None ushaka ko nguhemba amafaranga nkuye hehe? Bari basanzwe bankata amafaranga narabimenyereye ariko ayo ngayo yo yarambabaje. Prime yikije umutima amuhanagura amarira yaratangiye kumanuka ku matama ati none se byarangiye batayaguhaye koko? Christelle n'ikiniga ati nabibwiye databuja mubwira ko nyine amafaranga agiye kuyamabanda guhamagara umugore we ageze aritambika avuga ko yampembye. Vincent ati ko yaguhembye kuki wari wongeye kwakande? Nanjye ntiyari yankase ntayo yamaye. Umugore ati ntumuhaye amafaranga. Twabyemeranyije ko nazamuhemba. Yagiye yansaba gake gake ambwira ko kwezi nikurangira ntacyo azambaza. Ayo maherena yambaye se ntiyaguze mu mafaranga namuhaye. Vincent yaramushyigikiye banyita karara n'agateka mitwe. Umve ko byarangiye banankubise ngo sinkabakinisha. Vincent yarambwiye ngo ndakagoryi ngo nigute ntinyuka gusaba amafaranga 2 mu kwezi. Yarambajije ati wibwiraga ko tuzabiyoberwa se? Byarambabaje ubyumve. Prime ati mfite amatsiko. None se byarangiye bite? Nawe ati byarangiye atampembye nuko bagiye mu kazi basiga amafaranga ku meza. Basize amafaranga menshi arimo n'inote za 2. Bari bayibagiwe ariko ntugire ngo babikoze ku bushake. Kubera ko nabonye mvuye kumushyira umwana naratekereje ntaho kuguma gukorera aba bantu uwafata amafaranga bari kumemba nkitahira. Icyambere mama yari ahari nubwo bwose natinyaga kugaruka mu rugo. Nafashe 4,000 bingana nayo bari kumpemba. Hanyuma nditahira. Ubwo baraje rero barambura. Na telefoni yabo niyo basigiye hejuru y'ayo mafaranga. Prime turavugisha ukuri. Nawe ati nkubeshye bimarira iki? Ko nasize mfunze n'inzugi zose urufunguzo nkarubasigira mu gipangu. Uwo mwanya Prime yise ahamagara Vincent kuri telefoni akitabura amubwira ati ntiwongere kumbwira ngo mbaze madamu wawe n'ubundi we ntiduhuza cyane. Utabeshye amafaranga Christelle yibye nangahe? Vincent ati Prime waretse ko ndi mu kazi sinari kuza kuyakubwira. Nawe ati niba ari uko muteye sinzongera kuvugana namwe. Vincent ati oya wivuga utyo reka mpamagara umugore mubaza. Yagumye ku murongo ahamagara umugore we abanza kumubeshya ko we na Christelle ati sheri Christelle anyuze hariruka. Harya 1,000 bingahe nibyo yatwaye gusa
uzi ko wagira ngo yibye miliyoni kubera ubwoba yari afite. Umugore ati yibye menshi, ayo yahembwaga se ntihaburagaho 1,000 ahubwo ni agacucu kakabaye karatwaye yose na telefone kakayitwara. Umusore rero akahita bakopa apfukama hasi nanone asaba imbabazi Christella. Christella aramuhagurutsa ati wipfukama, nta cyaha wakoze ahubwo nijye wakabikoze. Prime ati Christella kuki uvuga ko wabibye kandi wariyishyuye? Umugani kutayatwaye yose. Nawe ati sinari kubikora kuko iwacu bari bahazi, bari kuhazana na polisi bakavuga ko nibyo amafaranga menshi kuko n'imyaka yari yamaze kuba 18. Urumva gufungwa ari byo bimbereye? Prime yabaye nk'utabyumvise neza. Turavuze ngo hano barahazi. Christella ati hano ku muhanda twahuriye se? Baje muri ibice bafite akana gato bagiye kugura amazi muri iriya butike, bahansanga nanjye nsohotse mvuye kugura umunyu. Umwana wabo yarambonye aransekera akomeza kunyitegereza kandi yari muto cyane. Vincent yarebye uko umwana yanebaga agaseka, abaza umugore we ati wabonye ukuntu umwana wacu ari kureba uyu mukobwa agakomeza guseka? Wabonye ukuntu umwana wacu abonye uyu mukobwa agakomeza guseka? Wagira ngo baraziranye. Bari barashatse umukozi wo mu rugo baramubuze, birirwa bazenguruka mu byaro ngo barebe ko babona uwabakorera. Nge rero kuko nabonye akana gaseka kansekera ngakomeza kugapepera, nako kagaseka cyane, byatumye bazi iwacu basaba mama ko yakomera nkajya kubakorera. Nawe hano wabonye uko hameze kandi ubu navuga ko twasirimutse ugereranyije n'igihe najyaga kubakorera. Hasaga nabi n'aka gakoni twubatse kadahari dutekera mu nzu. Nkigereho bamfashe neza mu mizo ya mbere, nkarya neza, nkambara neza, ndara n'ahantu heza. N'amazi yaragihari, wa mukecuru nawe aza kumesa, ahubwo numvaga niyo batampemba byaba bihagije. Natekerezaga ko umunsi nasuye iwacu nzaba ntwika nsa neza. Umve ngo sinigeze mvugana nabo kubyo ku mafaranga yo kumpemba. Umve ngo sinigeze mvugana nabo kubyo kumpemba. Ukwezi kwararangiye bampa 5 nyasamira hejuru, mpita nyoherereza mama. Mama yarambwiye ngo nibajya baguhemba amafaranga ujye yanyoherereza. Nako nakabije navuze byinshi reka ndekeraho. Prime ati nkimara kumenya ko wirukanye, uzi ukuntu nifuje kumenya aho uri, bakambwira ko batazi aho wagiye, ko batazi n'iwanyu. Sinari nzi ko bahazi. Yakomeje kugira amatsiko ati bakimara kukwirukana ukaza hano wakoze iki? Mbwira ibyo kuvuga ko wavuze byinshi ubyihorera. Nawe ati amafaranga amwe mama yari yaraguzemo intama n'ihene ari nazo ubona hano. Nuko zimwe zabyaye hakaba harimo n'iza mama. Hari umukobwa mugenzi wanjye wacuruzaga imbuto mu isoko rero ambwira akabonamo ibyo akeneye, nanjye musaba akanyira kuko bikorwa. Nagurishije intama imwe kugira ngo mbone igishoro, ntangira gukorana nawe turangura buri muntu kwe, twajya gucuruza tugacururiza hamwe, ariko izo naranguye nkaba nziza. Nyuma yaho wakoreraga hirya yabivuyemo nsigara mpakorera. Nuko nabaye umucuruzi w'imbuto, ariko tugiye 2 mu cyumweru gusa kuko ariyo minsi zo korerema byanyambye. Mama wanjye rero nshyigikira kubi, sinamubwira ngo tujyane mu isoko byange. Buri kuwa gatatu no kuwa gatandatu aribwiriza tukajyana akamfasha gucuruza. Se wa Christella yari yarashatse abagore 2. Mama we ni wari umugore mukuru, ariko bwa mbere abyaye umukobwa nyuma abura urubyaro. Byatumye umugabo wishakira undi mugore, namwe mu masambara ya mwaka ayihera ubundi wabyaraga abahungu n'abakobwa. Nyuma yaho yarabataye ntiyongera kubikoza. Babayeho nabi, nyina cinshura ahantu hose, bituma na Christella atita ku by'ishuri. Yize amashuri abanza gusa ntiyakomeza mu yisumbuye. Aho aviriye kwa nyirabuja yazanye ibitekerezo bishya. We na nyina batishije ibinani barahinga. Ikibazo cy'inzara bari bagishyize ku ruhande. Bajyanaga mu isoko bagacuruza imbuto kandi bari bamaze gufatisha, bari mu bantu bagira abakiriya benshi. Inyungu babonye bakayishora muri uko kwatisha imirimo. Ibyo byose yabiganirije Prime. Mama Christella yinjirana amazi mu ibase abasaba gukaraba intoki. Yazanye inkoko ku ruhande hari ibijumba, hagati harimo isiniya y'imboga. Yubika indobo batereka hejuru imera nk'ameza, hanyuma barasangira. Christella we yarafite isoni yibaza niba Prime arabirya kuko yarazi ubukire bw'iwabo, ariko ntiyijennye, ahubwo yashatse kubacura. N'ubwa mbere we yarari ibiryo bikamushimisha kuri urwo rwego. Bamwisanzuyeho, Christella atangira kubwira mama ko yamenyanye na Prime. Yari yaramubwiye ko yavuye mu gipangu, anamubwira ko Prime ari mwene wabo wabahoze ari basebuja, ariko ntiyari yakamubwiye ko yaje akamara icyumweru bari kumwe. Basoje kurya, nyina wa Prime bagiye gushaka ibyatsi by'amatungo. Prime adaciye ku ruhande aramubaje ati Christella, wigeze untekerezaho nyuma yo kuva kwa Vincent? Nsubiza utagiye kure. Christella ati yego. Prime turakomeje. Niba ari byo mbwira, wantekerezaga iki? Ntugire icyo mpisha. Nawe ati mbere na mbere nababajwe nuko wansezeyeho. Narinze ko mbere yo kugenda urankora mu ntoki ukandeba mu maso nk'uko wabigenzaga ukanambwira ko uzagaruka. Njye nifuzaga ko wanampobera ariko no mu kiganza byaranze. Nasigaye nigunze, naryama nkarota turi kureba na filime, uri kumbwira za nkuru zo ku ishuri, nkarota uri kunyambika amaherena. Kubera ukuntu nari nakunze ukuntu wiyubaha, uri umwana mwiza, byarangoye ngo nkwikure mu mutwe. Byarushagaho kuba bibi iyo habaga haje abashyitsi bakansuzugura kuko banyibutsaga uko wowe wamfataga nk'umuntu ukwiriye kubahwa. Ni ukuri nagutekerejeho cyane, ahubwo narakabije. Prime yikije umutima ati nari nzi ko ari njye gusa. Kumenya ko utakiba kwa Vincent byarambabaje. Siniyumvishaga ko tuzongera kubonana. Ariko buri gihe nabonaga umukobwa wambaye amaherena nahitaga nkwibuka.
Barebanye mu maso umwanya munini, bombi bagira isoni. Prime ahita amuhobera ati mbabarira unyemerere kutazongera kumpunga kandi ko tuzajya tubonana. Christelle ati biraba uko ubishaka. Prime yumvaga adashaka gutaha, gusa nta kundi yari kubigenza. Mbere yo kugenda yasabye mama we kuza akamusezeraho, hanyuma baramuherekeza arataha. Yateze akamoto asubira iwabo, ageze ahamagara Christelle kuko noneho yari yaciye nimero ye. Nyuma y'iminsi 3 bavugana buri munsi, yasubiyeyo yitwaye mu modoka mu masaha nyuma ya saa sita aje kumureba. Nawe yamuganirije byinshi ku buzima bwe, gusanga kumubwira byose. Yamuhishe ko iyo modoka ari iye bwite, ko niwabo babaye bamushingiye akaduka. Ibyo yamubwiye ni uko mu mpera z'icyumweru yajyaga kwiga kandi ko yari hafi gusoza. Yaramubajije ati ubuse uretse gucuruza imbuto hari ikindi wumva wakora ubonye amafaranga ahagije? Christelle ati ni byinshi, najya ndangura imbuto nyinshi kurushaho, ngashaka n'inzu yo gukoreramo. Nabona biri kuvamo nkajya mpora mu isoko cyangwa ngafungura butike nk'abandi. Nabonye gucuruza imyaka bibamo inyungu. Ibyo gukora nako ni byinshi, nakwatisha n'imirima ngahinga, ikibazo ni igishoro. Prime yasaga n'aho ari kwiganirira gusa aho kumwereka ko ashaka kugira icyo amufasha. Yabigenje gake, agabanya igihe amaraga amuvugisha kuri telefoni kandi bagahura rimwe cyangwa kabiri mu kwezi. Yashakaga kumwereka ko ari inshuti gusa nta kindi amushakaho. Yatekereje ko amusabye kumubera umukunzi ako kanya atabyemera kuko hari haciye igihe kinini baraburanye. Nubwo bahuraga gake gashoboka, bakavugana igihe gito kuri telefoni nk'inshuti zisanzwe, amarangamutima yabo yarushaga guhura, buri umwe agahora akumbuye mugenzi we. Hashize amezi 3 barongeye guhura. Prime aramubajije ati ko turi inshuti, waretse nkakuguriza amafaranga ukarangura imbuto nyinshi nk'uko ubyifuza cyangwa ugafungura iyo butike, ntiwazaba unyishyura buhoro buhoro? Christelle ati waba ugize neza ahubwo niba wabyemera. Yarabikoze amuguriza amafaranga. Christelle ajya muri ya santere yacururizagamo imbuto. Yakodesheje umuryango, atangira gucuruza n'utundi tuntu dutandukanye. Nyina yari akiri muto ku buryo nawe yambaraga neza agahinduka inkumi. Prime amugurije amafaranga ahagije ku buryo baranguye imyaka myinshi irimo ibishyimbo, ibigori, amasaka n'ibindi. Prime yasoje kaminuza yambara ikanzu nk'abandi, akoresha ibirori ariko ntiyatumira Christelle. Yamubwiye ko hari ibirori byo kasoje kwiga ariko ntiyamusaba kuza. Christelle nawe ntiyabitinzeho. Icyambere nuko bavuganaga, yaramugurije amafaranga, bagera igihe bagahura kandi bagahurira ahantu hatandukanye. Nyuma yaho barahuye amwereka amafoto. Christelle yareba yose abonamo Vincent n'umugore we n'akakana yareraga karabaye gakuru. Ubuzima bwarakomeje, bakomeza kuba inshuti biraho, ariko buri wese yakwibwiza ukuri mu mutima akumva nta wundi muntu yakundana nawe. Prime we ibyo yararimo yarabizi. Yashakaga ko Christelle abanza kumwiyumvamo, akamukunda bikuye ku mutima kandi ari ubyihitiyemo. Iyo Christelle yungukaga amafaranga yamwishyuragaho make, Prime nawe ntayanga akayafata. Gahunda yari yuko amwishyura amafaranga y'igishoro yose yamuhaye. Kubera ukuntu wabo wa Prime bamukundaga, se yamuguriye inzu nziza mu mujyi, gusa amubwira ko azakora amwishyura. Prime ati nta kibazo, nzakwishyura gake gake. Sateri kuramutse unyeretse umukazana nayikwegurira. Nawe mu gihe ntazi ibyawe uzajya ucuruza unyishyure ku nyungu wakuyemo. Nushaka ujya igihumbi ariko mbone kuri kunyishyura. Ayo magambo niyo nawe yari yarabwiye Christelle. Yari yaramubwiye ati niyo yaba igihumbi ujye yama wigabanyiriza. Mu mezi make cyane amafaranga yose Christelle yari yarahawe na Prime yaramaze kuyamwishyura. Nta deni na rike yaramusigayemo. Prime yabitekerejeho yitonze, abona akwiriye gufata umwanzuro. Yaramaze kubona ko Christelle nubwo atize yarashoboye kuba yakwita kuri business ikagenda kumurusha. Kwishyura se yabonaga bizamugora, ariko Christelle w'imezi atageze kuri 6 amugurije amafaranga yaramaze kuyamwishyura yose kandi hari ukuntu yahinduye iwabo. Kuri ka gakoni ko kwa Christelle bari barahasakaye neza, inzira y'amabati mashya no mu bugari barongeyeho akantu gato. Yatangiye gutekereza uko yamwinjiza mu rukundo, noneho ibyo bitaga ubucuti busanzwe bikarangira. Ariko wa mbere umunsi Christelle na mami bafataga akaruhuko bakirirwa mu rugo, Prime yamusabye ko bahura. Adaciye ku ruhande aramubwiye ati Christelle ku cyumweru nabwiye iwacu ko nzabereka umukazana. Ubu bari gutegura ibirori kandi bari no gutumira abantu. Mbaza ngo umukunzi nzabereka ninde? Christelle ati mumbwire nyine. Naho tubwo se wifuza kumumenya koko? Aramusubiza ati mumbwire nubwo ntaramumenya kuko nta nshuti zawe z'abakobwa nzi. Ubu nyeretse amafoto ndebe ko akubereye. Prime ati maze iminsi ndwana no guhisha amarangamutima ariko nayagiriye nzi ko nawe hari ukanyiyumvamo. Nshobora kuba naribeshye ariko nubwo byaba ari byo umbabarire ntumakanire. Christelle ati nguhakanire ibiki? Wowe munyereke sindamukubuza. Upfa kuba umukunda ariko sinabura kuvuga uko mubonye. Nawe ati Christelle kuko ujya kure byarananiye. Kuva nakubona ntiwigeze umva mu mutwe. Aho menye ko ntazongera kukubona nagerageje kwiyakira no kukikuramo. Ariko nyuma yuko twongeye guhura nabuze byakurikiyeho, ari nayo mpamvu turi kumwe uyu munsi. None njye kure mvuga ko ndi mukunzi nzerekana ari nde kandi ari wowe nkunda. Christelle ati ubwo surakomeje, ndabizi ni za brage zawe. Nawe ati mfukamye nibwo ubona ko nkomeje. Yagiye kubikora. Christelle ati Prime kuko urankunda, reka tube seriye byo gupfukama bireke. Nawe ati ndagukunda cyane Christelle, nanze kubikubwira kare kuko ari kunyanga ukumva ko ngukinisha. Nashatse ko ubanza kwizera ko ngukunda.
ahubwo kuko ntiwigeze ubibona. Christelle aseka ati none ushaka no kunyerekana? Prime ati yego, tumaze igihe turi inshuti, nta byinshi ukeneye kunyigaho kandi nanjye nuko. N'ubundi ntawe wamenya umuntu ku ijana. Numbwira ko nawe unkunda ku cyumweru nzakwerekana. Yakomeje guseka ariko ageze hariruhutsa atuze ukuntu wari unteye ubwoba. Sinari nzi ko nagufuhira bigeze aha. Prime ati umfuhira nkoze iki se gitumye ufuha? Nawe ati wambwiraga ngo uzerekana umukunzi nkumva mu mutwe byivanze. Buriya ndari nzi ko ari undi mukobwa. None uratangiye uti ku cyumweru nabwiye iwacu ko nzabereka umukazana ngo ubu bari gutegura ibirori kandi bari gutumira abantu. Ndavuga ni umukobwa ukuntwaye n'indera. Nari ndi kwihagarara ngusaba ngo nyereke amafoto y'umukunzi wawe, ariko nkubwije ukuri sinashakaga kumureba niba nahari. Bose barasetse amarira azenga mu maso kubera guseka cyane. Prime ati mbwira neza, none se wibwiraga ko ari undi mukobwa? Ubundi se ndamenya igisubizo mpaye ari ikihe? Christelle atari kuzi ko nagukunze mbere y'uko nkunda. Cyagiye uza gusura kwa Vincent ukavuga ko ugiye kwiyogereza inkweto, nahise ngukunda. Ni wowe muntu wa mbere wanyubashye akabona ko mvunika nkiri umukozi wo mu rugo. Ukimara kugenda nagize irungu, ariko nyuma yo kuhava nibye amafaranga numva ko byose birangiye nta handi nzakubona. Prime ati sinakubujije kongera kuvuga ko wibye, watwaye ibyawe bari bayakurimo. Christelle ati nyuma yo kongera guhura nawe nta kindi cyambaga mu mutwe uretse kwibaza niba umusore nkawe yankunda. Nararwanaga n'amarangamutima. Nuko bidashoboka urukundo ngukundi yaba ari umuriro uba warahingutse inyuma. Nabihishaga sinzi niba utajya kubibona. Prime turankunda koko? Christelle ati yego ndagukunda, nta brage ziri muri twavuze ko tugiye kuba seriye, ahubwo wakabaye ubibona kuki watinze kumbwira ko nkunda. Ubundi bisanzuranagaho bakavugana ibyo bashaka byose, ariko nyuma yo kwemeranya ko batakiri inshuti zisanzwe ikiganiro cyabo cyarahindutse. Banahura Christelle akigirira isoni, yarasigaye yiyitaho ameze neza cyane na mama we yarasirimutse. Habura iminsi ibiri ngo amwerekane, Prime yicaje ababyeyi bababwira uko yahuye nawe. Kumva ko atigeze yiga segonderi byabanje gutuma bashaka kumurwanya, ariko akomeza kubumvisha ukuntu ari we muntu akeneye. Yarababajije ati ubundi se mushaka uwizeho kumara iki? Ko mutundwa n'ubucuruzi, uwo wize muzanye mwakwishimira ko akora akazi ka leta gahemba make? Njye ko nize hari akazi ka leta mfite. Mushaka umukobwa uvuga icyongereza se? Azakivugira ariko nta bakiriya b'abazungu tugira. Ikindi baje nabavugisha, sicyo bita kuzuzanya. Yakomeje kubabwira ko yabaye inyangamugayo agikora kwa Vincent ari umukozi wo mu rugo, ababwira imirimo yose yakoraga ari umwe kandi waba ukorwa n'abantu batatu. Arababaza ati murumva ninde wundi wamugwa mu ntege? Yanivuyemo ababwira ukuntu yamugurije amafaranga agacuruza imyaka akabikora, nyuma y'igihe gito akaba amaze kumwishyura amafaranga ye yose kandi we yarananiwe kwishyura yose yamuguriyemo inzu. Iwabo baramugarukiye baramubwira bati niba ari ukameze yaba arenze kubiza. Yaberetse ifoto ye babonye ukuntu ari mwiza barumirwa. Se yaramubwiye ati natwe twifuza umukobwa uzaza ntatumusubira inyuma cyangwa ngo ukomeze kudusaba. Twifuza uzagufasha kubaka ubuzima bwawe mugatera imbere kuturusha. Umunsi wo kumwerekana warageze, ibirori biraba. Christelle yambaye ikanzu itukura nziza cyane bitavugwa. Iwabo banze kwemera ko yababwiye ari we kuko no kwifoto ubwabo babonaga baramufotoye nabi. Baramwishimiye cyane bidasanzwe. Vincent n'umugore we bemeye ko ari w'ibirori bigeze hagati. Prime yamusabye kwigira imbere aramuhobera amushimira kubwo kuba yaremeye kumubera umukunzi. Yateye iva mwambika impeta, iwabo bikomera amashyi. Buri wese mu bari aho yatanze impano. Vincent ageze ku mwanya wo gupfukama hasi asaba imbabazi, aramwinginga ati mbabarira rwose, ukiri iwanjye, ukiri umukozi wanjye, sinaguhaye agaciro ukwiriye. Christelle amufashe ukuboko amwicaza mu ntebe ye, aramubwira ati iyo mutaba mwe sinari guhura na Prime. Nabaye umukozi wo mu rugo rwanyu, Prime ahansanga aje kubasura. Uretse no kubababarira ndabashimira kuko mwambereye ikiraro kimpuza nawe. Nyuma yaho nyina wa Prime yamushyizeho igitutu ati shaka umugore batazamugutwara. Umukobwa nk'uriya avuka rimwe mu binyejana. Nta handi uzabona umukobwa mwiza ku isura no ku mutima kandi w'umukozi uzi ubwenge nkawe. Iyo agera mu ishuri ubwenge bwinshi bwari kuzamusaza kandi ubu ntiyari kukwemera. Prime yaramusetse cyane atari ko mama niwe wabonye ubwenge busaza umuntu. Vincent na madamu bakigera mu rugo umugore yamwutse inabi ati kuriya ni ukwisuzuguza. Ni gute utinyuka gupfukama mu bakire nk'abariya ngo uri gusaba imbabazi? Ubundi se ntiyakoraga akazi yari ashinzwe gukora? Kuki witesha agaciro? Uzamenya ryari gutandukanya kuba umuntu mwiza no kwisuzuguza. Vincent ati nukuvuze ngiye kukwereka agaciro k'umukozi noneho, kandi nuzamura intogo ndakwereka umugabo wari we hagati yanjye nawe. Yahamagaye umukobwa wabakoreraga mu rugo aramubwira ati ndakwirukanye. Ejo mu gitondo uzinduka uzinga utwawe. Amafaranga wari guhembwa muri uko kwezi ndayakuba 3. Nzagutumaho ikindi gihe nitugukenera. Umugore yateye hejuru arasakuza. Vincent ati nutagabanya indoro mu gitondo nawe uzinga utwawe umukurikire. Koko bwakiye umukozi azinga utwara agenda. Vincent akankamye umugore we amuha amategeko adasanzwe.
Yaramubwiye tugomba kandi gukomeza akazi nk'ibisanzwe, uzajya ubyuka ukora amasuku, uteka icyayi n'igikoma, uteka ibyo kurya kuko sinzajya mu kazi ntariye. Koza umwana ni ihame, kumujyana ku modoka nuko kandi ntugomba gusiba akazi. Ibyo kumesa, koza ibyombo, kuvoma, kureba umwana avuye ku ishuri, guteka ibya nimugoroba, ibyo singiye kubisubiramo. Kandi niba udashaka amahane ntuzigere na rimwe uza no kugufasha. Umugore yabonye umugabo wakomeje asaba imbabazi, Vincent ahita yigendera. Akirenga ku irembo yamuhamagaye kuri telefoni ariko Vincent ntiyamufata. Yiriwe mu rugo akazi kamubana kenshi cyane. Umwana we yakerewe ku ishuri kandi agenda atariye mu gitondo. Ku mugoroba Vincent atashye umugore yarwaye kubera akazi kenshi. Yari yiryamiye, imyenda imwe ikiri hanze, ibyombo byandagaye mu mbuga, umwana nawe yigunze mu cyumba. Nta miyaga ashyizemo yamubyukije n'abati ni gute uryama umwana atarasinzira, warangiza ugasiga ibi bintu byose hanze. Umugore yashatse gutakamba, Vincent ashyira ekuteri mu matwi yigira ku meza. Yabyutse arira, yanura imyenda, ibyombo binaga mu gikoni, aza gupfukama imbere y'umugabo we ati rwose igihano ndakibonye, mbabarira sinzongera na rimwe gusuzugura abakozi. Vincent ati nkubabarire kandi utigeze ujya mu kazi? Umunsi uzakora ibyo yakoraga byose kandi ukajya mu kazi nibwo nzakubabarira nkamugarura. Yaraye arira bumukeraho. Saa 10 z'ijoro Vincent yamubyukije amukankamira nk'atari umukozi we ati byuka uteka umwana agenda ariye, ushaka ko akererwa nk'ejo umenye ko babimbwiye. Yabyutse ababaye, aho gukora ibyo abakozi babyukaga bakora zingo twenda twe duke asohoka mu gipangu. Yashatse kwahukanira ku nshuti ye ariko iryo joro yari gusanga bakiryamye. Mu byaro by'iwabo hari kure, yiyemeza kujyayo. Yateze imodoka ya mbere ahitamo kwahukana aho gukora imirimo yo mu rugo. Vincent abyutse nka saa 1 asanga umugore yagiye. Yaramuhamagaye aramubura, arebye muri telefone asanga yamwandikiye ko kumubera umucakara yasubira iwabo. Ubwo yaramenye aho agiye yariturira ahamagara wa mukozi ngo nagaruke yihuta. Yanamusezeranyije ko amafaranga yamuhembaga agiye kuyongera. Umugore we yahukanye yibwira ko azamwingingira kugaruka, ariko icyumweru cyashize atamuhamagaye. Ari mu kazi Vincent yagiye kubona umugore aje kumureba. Yaje yaciye bugufi aramutakambira ati mbabarira sinzongera gusuzugura abakozi na rimwe. Vincent ubwo rero ugeze iwanyu ubuzima buragucanga none uragarutse. Ko wari watashye ugarutse gukora iki? Umugore yakomeje kurira, Vincent nawe agira impuhwe. Usibye kwihagararaho nawe yaratangiye kumukumbura. Baratanye bajyana mu rugo bagirana ikiganiro cyiza cyane kirimo no gusabana imbabazi. Vincent nawe ubwo yasabye imbabazi. Nubwo umugore yamushinja ko ikibazo yagikemiye nabi, undi nawe agasaba imbabazi kuko ntako yari kugera, isomo yari yaribonye. Agaciro k'umukozi wo mu rugo yaramaze kubona ko karuta kuri ibyo yibwiraga byose. Ku rundi ruhande, nubwo ababyeyi ba Prime bari barashimye Christella ku giti cye, iwabo hari kubakoza isoni kandi ari abakire biyubashye. Nk'ahantu bari kuzajya gusaba umugeni, byabaye ngombwa ko bahavugurura bahagera neza cyane. Ntibyatinze Prime na Christella bakoze ubukwe bwiza nk'uko babyifuzaga. Nyuma yo kubana yabonye atazana Christella mu mujyi ngo amubuze gucururiza aho yacururizaga mbere. Yagurishije inzu yo mu mujyi se yari yaramuguriye, agura indi hafi yo kwa Christella kuko yabonaga ariho ubucuruzi bugenda neza. Mama Christella bameze neza, imirima yatishaga yose yarayiguze arenzaho n'indi. Iyo atajyanye n'abakozi mu mirima aba yaje gufasha umukobwa we kwakira abakiriya. Kwa Vincent naho bize gufata abakozi bo mu rugo neza kandi bishimira ko Christella yabanye na Prime. Iwabo wa Prime ho biyemera ku bandi babyeyi bati nitwe dufite umukazana. Babona ko ari we shingiro ry'iterambere ku muhungu wabo Prime kuko ubukaritsiye bakoreramo nibo bayoboye abandi. Kugeza uyu munsi Prime na Christella bari kwitegura kubyara umwana wabo wa kabiri kandi imfura yabo y'umukobwa nayo imeze neza cyane. Nongeye kugushimira wowe bana natwe umunsi ku wundi. Iri ni ryo herezo ry'inkuru ya Christella wari umukozi wo mu rugo kubera umurava we n'ubunyangamugayo bwe bikarangira akundwa n'umusore w'umukirere we Prime. Cyari igice cya kabiri kandi naho inkuru yose irangiriye. Ntuzacikwe n'izo ubutaha.